Ibihe byiza wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere w'icyumweru ibintu byabaye hatari. Imihanda y'i Kigali yabaye kwicurika gusa ibintu ibintu ni hatari kweri kabisa. Murabizi ibirimo kubera muri Kigali cyangwa se ibimaze inkuru iri hejuru y'izindi zose. Ni content, niba ari content, niba ari top news cyangwa se ni breaking news zirimo ziragenda zicicikana, ariko cyane zibanda ku rubyiruko rw'abakobwa n'abasore bamaze iminsi bavugwa mu gusakaza amashusho y'urukozasoni. Ubu noneho niba utarakoze subscribe urasigara inyuma, ntabwo ubashe gukurikirana amakuru yose gatanu ku kandi. Ubu ngubu duhari kugira ngo tubabwire amakuru yose uko yakabaye kuva batangiye icyo gikorwa, kuva bafashwe n'imyanzuro izava muri iyi case abana b'abakobwa n'abasore bakurikiranwa. Ubundi dore ukuntu bimeze: abakurikiranywe na RIB bari barakoze itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang. Atipene n'abasirimu bari bafite groupe bahuriyemo bose uko ari 9, aho iri tsinda ryari rigizwe n'abakobwa 6 ndetse n'abasore 3 bari hagati y'ikigero cy'imyaka 20 ndetse na 28. Urumva n'abana bakiri batoya. So barindwi muri bo bafunzwe nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Nyamuneka bino bintu leta ihora ibidukangurira, dore ko leta yacu ari umubyeyi. Bivuga yuko atari byiza gusakaza amashusho y'urukozasoni. Abangaba rero ntago bigize mu by'ukuri babikurikiza. Iyo tsinda ryabo ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3 nk'uko twahoze tubivuga mu byo twabanje cyangwa se muri introduction yacu. Abafunzwe batawe muri yombi kwa 17 Mutarama 2025. Amazina yabo ni Ishimwe Patrick, Wineza Nerisani, Igihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Sareha, Uwase Beriz Shakira, Uwase Rucyana David na Manza Julian. Aba bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. Icyo wamenya, barindwi muri bo bakurikiranwe bafunze mu gihe abandi 2 bakurikiranwe badafunze. Abafunze bafungiye kuri station za RIB zirimo ya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Byagenda gute ngo abana bifate amashusho, cyangwa se niki cyaye bateye, cyangwa se byagenze gute? Mu magambo make, aba bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina. Igikorwa cyo giteye ubwoba, aho ubwo ushobora kumva yuko abantu cyakozwe na wa muntu nyine winshize ubwoba, bakayasangiza abagore cyangwa abagabo ndetse n'abadiaspora kugira ngo babahe amafaranga bo ubwabo nibo bayifataga. Ahangaha mbere yuko nkomeza mpita nibaza ngo ni igiki kintu kirenze cyangwa se n'ubuhe butunzi umuntu yaguha kugira ngo ufate ubusa bwawe ubonage hanze, buri umwe wese akurebe uko wavutse. Kandi tuzi yuko umwari kera yarangwaga no gutinya no kwishira. So urubyiruko rw'uyu munsi nta ushobora kwibaza ngo ruragana he, icyerekezo cyarwo ni ikihe? Niba ushobora gusanga abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 20 na 28 nibo bagore b'ejo, nibo bayobozi b'ejo, nibo babyeyi b'ejo hazaza, nibo urubyiruko abana bavuka uyu munsi bazafata nk'icyitegererezo. Ariko bakisanga muri ibi bikorwa nakita igikorwa cy'ubugwari, aho umwana ufite imyaka 20 na 28 abafite ubwenge, abasobanukiwe, ashobora gushora amaboko ye agakora, akavuga ati reka niteze imbere. Abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge, aho mu bapimwe basanganywe urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275, mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 kugeza kuri 20. My goodness. Abana no kuvuga ngo ewana bararunyweye narwo rurabanywa, kuko ntago wahita wemeza yuko ari rwo rwatumye bisanga muri ibi bintu.
ariko iyo unyweye ikiyobyabwenge kiri mu bintu bigufasha gukora ikintu icyo ari cyo cyose utagitekerejeho kabiri. Eske unyweye itabi ryinshi, unyweye inzoga nyinshi, unyweye urwo rumogi rwinshi, ni ikintu kitinyura umubiri wawe, kigatinyura ibitekerezo byawe, kigatinyura uwo uriwe n'abo ubana nabo, ukumva yuko ibyo wakora byose nta kintu. So tubibutse yuko niba uri umuntu w'umunyarubyiruko ukumva hari ikintu ugiye gukora ubona gishobora kukwambika isura mbi muri rubanda, kireke. It's better you live. Kiwerere. Ntabwo turamenya icyo itegeko rigena kuri iki kirego cyangwa se kuri ubu bugenzacyaha ibyo buri butohoze ku byaha baregwa, ariko niyo twakubwiye ngo ukore subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byacu. Turaguma tubahereza breaking news, ariko icyo wamenya kano kanya nuko 7 mu 9 muri bo bari mu maboko ya RIB mu gihe bakirimo gukorerwa dosiye kugira ngo zishyikirizwe ubugenzacyaha kugira ngo bagenze ibyaha bakurikiranweho. Nibasanga hari ibyaha ibyo bakoze bigize icyaha bakurikiranwe n'amategeko. Icya mbere turabizi neza ko mu mategeko hano y'u Rwanda kwifata amashusho y'ubwambure ndetse ukongeraho no kuyasakaza, kuyifata ubwabyo bigize icyaha, noneho kuyasakaza nabyo bikagira ikindi cyaha. Rero nshuti zanjye, rubyiruko dusangiye igihugu cyacu, dusangiye umuco wacu, dusangiye kwishyira tukizana ntabwo bitwemerera kutujyana mu ngeso mbi. Kwishyira kwizana ni ugukora ugakoresha amaboko yawe ugashaka iterambere, ntawe ubangamiye, ntawe uhohoteye, ntawe uhutaje, ariko nanone mu nzira nziza. So tubifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza, wowe ukurikiye Wisdom TV Rwanda, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ariko ukabasha gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. N'umusanzu ukomeye cyane. Keep supporting us, ukomeze mudushyigikire. Natwe ntabwo tuzabatenguha, turaguma tubahereze breaking news kuri iyi nkuru irimo kuguma isohoka, irimo kwamamara cyane isegonda ku rindi. Iri tsinda ngo ni Rich Gang ririmo riradutamo kabisa. Umva, twabifuriza, nta muntu wakwifuriza mugenzi we gufunga. Icyo twakwifuza ni uko bahinduka ndetse bagabera n'icyitegererezo muri rubanda, bagahinduka kandi ndetse bagahindura na bamwe bari bagifitiye imyumvire muri sosiyete nyarwanda. Sosiyete nyarwanda umwari ni wa muntu witinya, wiha icyubahiro, ugira discipline, urangwa n'umuco wa kinyarwanda. So batatiriye rero, ariko ntabwo twabifuriza. N'abana batoya bakeneye iterambere, ababyeyi babo bakeneye. Icyo twabifuriza ni uko bahinduka bakajya mu murongo muzima, igihugu kibifuzamo, ababyeyi bifuzamo, inshuti n'abavandimwe twese tubifuriza, tukabana dufatanya kubaka urwatubyaye. Thank you guys, keep watching. Ni Fred, dusubire mu biganiro by'ubutaha.